urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi ye. nanjye nshobora kuba nka owner of company. Excuse me. Ese Robert haremewe gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel ndi boss wawe? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Robert siburi hagera nibwo cyagera uvuye ambwiye mugiye kuhajya ngo kuri dine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye, hano hari imitungo ngomba guhangana nabo. So busy. Okay, nta kibazo. Ndashaka kuguha deal kandi urimo amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho umva uburyohe bwa sinema. Nagiriga ndakuze. Urakuze uciye akenge uzi icyo gukora. Ngomba kugira kwibanga tukabanza tugasoza umugambi wacu ubundi tugashyira mu ngiro ibyo twumvikanye. Kandi nta no kubivugira mu nzu. Tujye tuganirira hanze kuko nta buzi mu nzu. Si impamvu se ngo usohoye nkagushyira ku ruhande. Ikintu kwirinda kumamagara kuri telefone mbwira ngo bijyanye n'izi gahunda. Oya ushobora kumambura ngo nari ngukeneye hari icyo nashaka kubaza. Si ibintu byo kuvugirwa kuri telefone uramenye? Ndabizi. Uramenye? Buriya ibi nabyo dukoresha by'amatelefone. Naho ubundi muraho neza. Murafani. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane kubera iyi episode tugezeho. Uyu musaza Papa Kamarade abashe kuba yagera hano mu rugo kwa Rugema noneho, kandi tuzi ikintu kimuzanye ni ikintu cyiza. Ntabwo yigeze agambanira iribagiza, ahubwo yagambaniye uyu Rugema amuha impapuro z'imitungo zitari izanyazo. Ikimuzanye rero hano kwa Rugema ni ukuba aje kuba yavura iribagiza, akamutera urushinge akabasha kuba yakibuka ibintu byose. Noneho uyu musaza burya twe tuzi ko yagambanye, ntabwo yigeze agambanira iribagiza, yuko kugira ngo agambane byari kuba biturutse kure, yuko niwe wari ufite izi mpapuro z'imitungo Rugema baba bamuhaye, niwe wari kuba yafata iyi mitungo wenyine. Rero ntago yigeze ayifata, ahubwo yaje kuvura iribagiza. Abantu mutari mwasobanukiwe icyo uyu musaza aje gukora hano kwa Rugema, yiyemeje kuba umuzamu, yiyemeza kuza hano kwa Rugema kugira ngo abe umuzamu, kugira ngo azabone uko abonana na iribagiza, amutere urushinge rw'umuti kugira ngo iribagiza abashe kuba yakibuka ibintu byose. Rero ni ibyishimo gusa nimba tubashije kugerana kuri uyu munota tukiri kumwe. Jya muri comment ushyiremo ijambo amena, kubera ko Imana ibikoze. Uyu musaza akabasha kuba yinjiye hano kwa Rugema, se uru rushinge azabasha kuba yarutera iribagiza. Byose nibyo dutegereje, ariko hano twaye dusize uyu musaza arimo aganira na Rugema, yijijisha avuga ati ibi bintu nzaba hehe, ngo nzagira iki. Byose byarimo kwijijisha kugira ngo Rugema atazabasha kuba yamuvumbura, kubera ko we yaje kuba yavura iribagiza, nta kindi kigeze kuba cyamuzana, yuko ashaka kuba yamuha imitungo ye, akamuha zino mpapuro z'imitungo. Rero dusize hano musaza wa iribagiza ageze hano kwa Rugema, Rugema abasha kuba yamusuhuza, niho ibintu birangiriye. Rero abantu benshi muri kwibaza ati uyu musaza wa Rugema aje gutwara Rugema. Rero ntago ari byo, kubera ko nta bimenyetso bafite, kandi amategeko agendera ku bimenyetso. Hano nta kimenyetso cyerekana ko Rugema yaba yarishe ababyeyi ba iribagiza. Abantu rero turebana episode zagiye zitambuka, twagiye tubonamo byinshi by'uko Rugema na Nyiranambara we babashe kuba bakica ababyeyi ba iribagiza. Noneho uyu musaza uri inyuma muri kubona akaba ari we wari umuganga wavuraga ababyeyi ba iribagiza bakimara kuba bakora impanuka. Rero akaba na n'ubu ashaka kuba yaha iribagiza umuti utuma yibuka ibintu byose. Nicyo rero cyatumye aza hano kwa Rugema, akaba yemeye kuba umuzamu, akaba yemeye guca mu buzima bubi kubera gukorera Imana. Akunda Imana cyane uyu musaza. Rero tumaze kuba twabibona, abantu batasobanukiye mwari muzi ko yaba yaragambaniye iribagiza akabaje gufatanya na Rugema kurya imitungo. Ntago yigeze abikora, yuko niwe wari ubitse impapuro z'imitungo. Yashaka kwirya, ntabwo yari gukenera Rugema, yari kujya wenyine, yari kwirya we n'abahungu we Kamarade na Emile. Rero muribuka ko kugira ngo barekure Rugema, Kamarade na Emile bari batse Nyiranambara miliyoni 10, kwari ukujijisha kugira ngo babashe kuba barekura Rugema, gutya uyu musaza abashe ngo kuba yagenda akamwumvisha uburyo bagambanira bari abahungu b'uyu musaza Emile na Kamarade, kugira ngo Rugema abashe kuba yamwizera ngo amuzane hano mu rugo rwe. None Rugema abashe kuba yamuhageza. Uri kumva ko iribagiza ni ibyishimo cyane kuba iribagiza agiye kubasha kuba yakibuka. Rero nimba tubashe kugerana kuri uyu munota,
ukaba ukibona aho hasi ijambo ryanditseho subscribe, banza urikandeho, nurangiza umanuke ujye muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe, niba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana mu zindi video zacu zigiye zitandukanye, yuko hano tubagezaho video z'ubwenge zabashije kuba zatambuka hano kuri filime Inzira y'Umusaraba n'izizaza. Rero ubwo niba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujya aho muri comment ubutangamo ibitekerezo, ubundi tuze tukubwira usobanukirwe buri kintu cyose kiba hano muri filime Inzira y'Umusaraba, yuko n'icyo utanzemo igitekerezo tuza turi kugisobanura. Ariko hano byari ibintu byiza kuba uyu musaza abashije kugera hano kwa Rugema, agiye kujya aha iribageza umuti awumuteye mu rushinge. Rero ni ibintu byiza kuba Rugema nawe yarabashije kuba yakemera uyu muntu, akabasha kuba Rugema babasha kuba bamushuka kugira ngo bamutware iribageza, abashe kuba yakibuka bamuhe imitungo ye. Uri kumva ko ari ibintu byiza uyu musaza yakoze, yaratekereje atekereza neza, nta kundi kuntu yari kuzahurana iribageza ataciye muri buno buzima bwo kuba umuzamu kwa Rugema. Rero kandi iribageza ataha mwa runo rugo, uri kumva ko ari ibintu byiza cyane babashije kuba batekereza neza. Rero Rugema ntago azi ibintu biri kujya mbere, azi ko ari we wagambaniye ba kamarade, kumbe nibo bamutanze mbere, bazi ubwenge. Ntago yari kuba yari yizeye ko abarusha ubwenge, ariko nta bwenge baramubaze barabumurusha. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane kuba iribageza agiye kuba yakanguka, akabasha kuba yakira, akibuka buri kintu cyose, kubera ko ubu yibuka ikintu icyo yabonye uwo munsi n'icyahise ejo gusa, ariko ibya kera ntabwo yabasha kubyibuka. Rero uri kumva ko uyu musaza nabasha kuba yamutera urwo rushinge, iribageza arahita yibuka buri kintu cyose, noneho agahita amenya ko na Rugema ari we wamwica ababyeyi we na Nyiranambara. Uri kumva ko biraba ari ibintu bibi cyane kuri Rugema, kubera ko Rugema niwe wabashe kuba yakica ababyeyi ba iribageza. Rero abantu tuba turi kumwe, nimba ubashe kuba wagera hano kuri uyu munota tukiri kumwe, banza utange ibitekerezo byawe kuri uyu mugabo ngo ni Rugema, yuko ibintu yabashe kuba yakorera ababyeyi ba iribageza si ibintu byiza. Niyo mpamvu uyu musaza nawe yamukinnye agakino, akashaka uburyo yazagera hano ngo abashe kuba yavura iribageza, nawe azabashe kuba yabona ubutabera. Iribageza nabasha kuba yakibuka buri kintu cyose, Rugema azaba agiye hasi, azaba ahuye n'ibibazo bikomeye cyane, yuko azibuka ko ari we wamwiciye ababyeyi, yuko Rugema niwe wabashe kuba yaha umuti iribageza utuma yibagirwa, ariko uyu musaza yizaniye mu rugo agiye kuba yavura iribageza. Urumva ko rero ari ibintu byiza cyane kuba iribageza agiye kubasha kuba yakibuka, kereka uyu musaza nihagira ikindi kintu kimwitambika kigatuma atavura iribageza wacu dukunda turi benshi. Abantu rero bari kwifuza ko iribageza yabasha kuba yakibuka buri kintu cyose, akabona ubutabera bukwiye ku bantu bamwiciye ababyeyi. Nibandike muri comment ko babikeneye, yuko iyi filime ibashe kuba yagera ahantu haryoshye cyane ku bakunzi bayo, bageze ahantu bayikunze cyane. Rero nkwibutsa, nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota, jya ureba nimba hari ijambo ryanditseho subscribe aho hasi, ubashe kuba warikandaho wowe ugeze hano bwa mbere, kugira ngo tuzajye tubasha kubana no mu zindi video zindi uba ushaka kuba wasobanukirwa buri kimwe, yuko hano tubanza kuba twasobanura iyi filime Inzira y'Umusaraba, ugatangamo ibitekerezo byawe kugira ngo bibashe kuba byagera ku bandi, yuko utanze igitekerezo kizima tukizanamo hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Rero niba nawe ushaka kuba watangamo ibitekerezo byawe, ushyira aho hasi muri comment, turaza tukabisoma tugakuramo iby'ingenzi tukabikoresha neza, nibyo mubona byagarutse hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Rero nawe jya utanga igitekerezo, hari ubugiye icyawe kizaba icy'ingenzi umunsi umwe nawe kize hano muri filime Inzira y'Umusaraba, yuko utanga ibitekerezo nibyo bya mbere. Ariko ntabwo twirengagiza uyu musaza Rugema n'uyu se wa kamarade abashe kuba yazana, agiye kuba yamukorera ibintu byiza cyane, kubera ko uyu musaza yifuje kugera hano kwa Rugema inshuro nyinshi kugira ngo abashe kuba yavura iribageza. Rero kiriya gikapu yari ahetse kirimo imiti izavura iribageza. Mwibuke ko bari bawibagiwe, uyu musaza akavuga ati basubireyo kuwuzana. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane, agiye kuba yawutera iribageza yibuke buri kintu cyose. Rugema aba agiye mu maboko mabi, agiye kujya mu maboko ataraye Rugema, kubera ibyaha yakoreye iribageza ababyeyi ba iribageza. Rero ni ibintu byiza cyane Rugema abashe kuba yahanwa kubera ibyaha yakoze ku bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Rero uri kumva ko byaba ari ibintu byiza cyane ku bakunzi b'Inzira y'Umusaraba. Mwibutsa ko iribageza muri episode yarangiye yaragiye kuba yishwa na Nyiranambara ndetse na Fabiola, bari babipanzemo umugambi, ariko umugambi wabo ugiye kuba wapfa. Uyu musaza kuva yageze hano mwa runo rugo, ibintu byose bigiye kuba byasubira ku murongo, kubera ko uyu musaza umugambi we
ari ukuvura iribagiza akabasha kuba yakibuka, ariko bano ntago barabimenya. Nyiranambara ndetse na Rugema babifiteho ibanga bose. Uyu musaza nawe ntago arabibwira ikintu yaje kuba yakora, ariko azabereka umusaruro azaba yakuyemo iribagiza yamaze kuba yakira, yuko uyu musaza azagororerwa na ba iribagiza, yuko azaba yabashije kuba yavura iribagiza kandi akabikora neza, kandi agashimirwa ko yababikiye impapuro. Rero uri kumva ko uyu musaza ari umuntu mwiza, ni umuntu mwiza cyane. Ku bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, mbere mwatangiye muvuga ati uyu musaza ibintu yaba yatangiye kuba yadukorera, mubona cya gihe avuga ati yagambanye we na Rugema. Rero ntago yigeze agambanira iribagiza, ahubwo yagambaniye Rugema ntiyabimenya. Uri kumva ko rero uyu musaza abadukoreye ibintu byiza. Filimi yacu igiye kuba yatangira kuba yaryoha cyane, kuba ikarushaho gutya uko imeze, igiye kuba yarushaho, igiye kuba yaba uburyohe. Icyo ngusaba no kuba wakanda subscribe kuri iyi channel, ukajya ubasha kuba wamenyeshwa buri gihe filimi igiye kuba yaza, ibintu birimo, yuko ibintu biba birimo biba ari ingenzi. Amasomo menshi afatirwa hano nayo aba ari ingenzi. Nimba nawe ukunda kuba wakora amasomo muri izi nyigisho tugenda tubaha, kora subscribe hano kugira ngo uzajye ubasha kuba wabona izindi video zacu zigiye zitandukanye, yuko uyu musaza agiye kuba yatangira kuba yaturyohereza filimi. Rero abantu bari kwibaza ati Nyiranambara na Fabiola bazagera ku mugambi wabo wo kwica iribagiza, ntago bazigera bawugeraho, yuko bamaze kuba bavumburwa. Twamaze kuba twabona abantu benshi babashaka kuba bacungura iribagiza. Tumaze kubona ko mushiki wa Rugema nawe ahagereye igihe, nawe agiye kuba yabasha kuba yavuganira iribagiza, niwe ugiye kuba yatanga ibimenyetso byose ku byo yabazi kuri iribagiza, kugira ngo iribagiza nabasha kwibuka. Uyu mushiki wa Rugema azaba yaramubwiye ukuri, yuko uyu mushiki wa Rugema ikintu cyamuzanye hano kwa Rugema ni ukugira ngo amenye ukuri kw'abishe ababyeyi ba iribagiza, kandi amaze kuba yagenda amenya ukuri kugiye gutandukanye. Niyo mpamvu uri kubona arimo arwanira iribagiza. Mwabonye ko na Fabiola uyu mushiki wa Rugema yamutinzeho cyane, avuga ati uyu mugore afite ubwenge, ngo witondere ibintu ukora Nyiranambara, uriya mugore mushiki wa Rugema afite ubwenge bwinshi cyane, yuko ntago yigeze abwira iribagiza ko bashatse kuba bamuroga, ahubwo yafashe fanta abasha kuba yayimena iyo bari basizemo uburozi bari bagiye guha iribagiza. Rero niyo mpamvu Fabiola yahise amutinya. Fabiola wahoranaga ubwoba yahise atinyuka, abwira Nyiranambara ati uriya mugore azi ubwenge. Mushiki wa Rugema rero yabashije kuba yahagera mu gihe iribagiza aba yaranyweye uburozi, akabasha kuba atakiri gukina muri no filime Inzira y'Umusaraba. Rero byari ibintu byiza kuba mushiki wa Rugema yarahagereye igihe akabasha kuba yamwaka icyo gikombe kirimo uburozi, kubera ko bari bafashe uburozi babushyira muri fanta, bamuzanira umuringa, baramushuka ati akira dusangire, ngo nimba wizeye ko umuringa wawe wundi wa kabiri ufitwe na ba kamarade. Rero byari ibintu bibi cyane kuba Nyiranambara na Fabiola bari bashatse kuba bakica iribagiza muri no filimi. Uri kumva ko rero abantu abenshi iribagiza aramutse avuyemo ntago mwabasha kuba mwakongera kuyireba. Rero urumva ko mushiki wa Rugema ari umuntu mwiza wabashe kuba yarokora iribagiza. Mumfashe kuba twamushimira aho hasi muri comment, kubera ko yabashe kuba yakora igikorwa kizima kandi Imana ikaba yarakimufashije. Mumfashe kuba twamushimira, tukamuha amashyi menshi aho hasi muri comment, tukamuha ama emoji y'umutima, kugira ngo azongere kuba yakora ibindi bikorwa byinshi hano muri filime Inzira y'Umusaraba bigiye bitandukanye kandi byiza, byabasha kuba byacungura ubuzima bw'umuntu. Yuko iribagiza yahari habuzeho gatoya ngo abe yarangiza kunywa iyo fanta, abe yayikubita ku munwa. Rero yahise abaha hafi iyo fanta arayimwaka, ajya kuba yayimena, ariko ntabwo yababwiye ko bamupangiye kuba bamuroga. Na mama cyose yari yaramubujije kujya arya ikintu icyo ari cyo cyose bamuhaye, ahubwo azajya asangira nabo ku cyo bari kuryaho, ariko bari bamuhaye wenyine abasha kuba yakemera. Rero byari ibintu bibi cyane. Muri kumva ko iribagiza agifite ubujiji bwinshi, kandi biturutse ku bwenge bwe bituma atibuka buri kintu cyose. Rero niyo mpamvu aguma yizera ba Nyiranambara ati niyo bari kundoga kera nkiri mutoya, ariko ntago bigeze babikora, kubera ko iribagiza ntago yari yarigeze abarushya, ariko ubu yatangiye kuba yahangana nabo. Niyo mpamvu rero Nyiranambara yarazanye uburozi ngo abashe kuba yaha iribagiza. Rero ariko yarahize ati nihadapfa iribagiza hazapfa musaza we, mu bantu babiri haraza gupfamo umwe. Uri kumva ko Nyiranambara afite imigambi mibi rero itari myiza kuri bano bana b'imfubyi bici ababyeyi be, akaba ashaka kuba yakica n'umwana umwe muri bo kugira ngo undi abashe kuba yacika intege. Uri kumva ko rero ari ibintu bibi Nyiranambara arimo ategura, kubera ko iyi filimi igeze ahantu ibashe kuba yaryohera abantu benshi. Nimba nawe uri muri bano bantu babashe kuba baryoherwa n'iyi filimi, ntugende udatanze ibitekerezo byawe hasi muri comment, ama emoji y'umutima menshi cyane, cyangwa ushima Imana kuba ubona ibintu
bigenda bica muri ino filimi bikaba byarakubayeho cyangwa bikaba hari umugenzi wawe uzi ibyabayeho. Rero ibi bintu bica muri ino filimi ni ibintu biba biri kuba ku bantu bagiye batandukanye. Rero niba nawe hari isomo ryawe uri kubasha kuba wakuramo, ni byiza cyane kuba turi kubasha kuba twabana muri ino filimi kandi uri uw'agaciro. Niyo mpamvu mba nkubwira ngo kuri uyu munota tuba tugezeho uba ugomba kuba ukanda subscribe. Nimba uba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uba ugomba kurikoraho gusa, ubundi tukajya tubasha kuba twabana mu zindi video zacu zigiye zitandukanye. Yuko iryo jambo subscribe kurikandaho ni ingenzi cyane, niryo rituma ritwereka ko twari turi kumwe n'abantu baba babashije kuba bakanda subscribe, abandi bakabasha kuba bajya muri comment bakabasha kuba batanga ibitekerezo byabo byabasha kuba byafasha abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyabo. Rero mujye naho hasi abafite ubuhamya bashaka kuba basangiza bagenzi babo babashe kuba babutangamo aho hasi, kugira ngo buri muntu wese azagire ikintu akura ku wundi kuri kuba muri no gufasha.